Yes, amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka Waka Podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ntambara ya Elon Musk na Mark Zuckerberg. Abagabo bamaze igihe mu myitozo, bari kurya umwitozo uteye ubwoba, ngo noneho ntabwo bagiye kurwanira mu mabanki, ntabwo bagiye kurwanira ku ikoranabuhanga, bagiye kwinjira muri ringi igipfunsi kivuze ubuhuha bimeze bite. Reka tubiganireho turebe se aba bagabo ni bande, project zabo ni izihe, ikibanganishije niki. Iyi ni Waka Waka Podcast. Yes, nagira ngo dusubire inyuma gato, dusubire mu buzima bwacu kamere, abantu bakuru mukurikiye iyi podcast murabyibuka kera tukiri ku ishuri, wabaga ufite umukopine muri classe yindi cyangwa se mu kindi kigo, ukajya wandika agapapuro bakitaga ngo nagapetimo, ukamwandikira niba mufite gahunda yo kuzahura, ukamubwira uti sheri ku cyumweru tuzahurire ku giti cy'ipera saa 8:30 top tuzahurire. Ku cyumweru isaha mu kadomo ukaba urahari, zikagera iminota 5 ikarenga, 10 ikarenga, ukajya uvuga ati noneho reka nongereho 5 nirangira ataraza ndahita ngenda. 5 ikagera ataraza ukavuga ati noneho 3 ndahita ngenda. 3 ikarangira ukavuga ati okay, noneho kambare iminota 15 myiza, nirangira ataraza ndahita ngenda. Ukicara wapi? Aho ngaho nababaga bari buhurire hehe? Mu giti cy'ipera. Noneho abahanye gahunda ngo uzaze kunsura mu rugo bo byabaga ari ibindi babyitaga ngo nuguteza insina, ugasanga umukoboyi yakoropye utuntu twose udusuku yadukoze, noneho ubundi akagenda akaryama hejuru y'agakuvurera akarambura amaguru ategereje ko sheri akomanga aje kumusura, ubundi inyoni yaguruka akaba arasimbutse ngo karibu. Agasanga yafungura, agasanga reka da nta n'umuntu utambutse. Ishami ry'igiti ryahubuka hirya agahita haguruka yirukanka ataraje. Urumva akagumana umutima uhagaze, bikarangira wa muntu ataje, na wa wundi wawo ku giti cy'ipera nawe akavira amaho. Mwazongera guhura noneho ukamubaza uti sheri ko wambeshye ko naje nkagutegereza, uziko nagutegereje isaha irenga. Agahita akubwira ati sha uziko bahise bantuma mbura ukuntu murabyibuka ibyo bintu. Ibyo bintu rero byaje kuvaho, tubona telefone tukajya duhamagarana, uri kubyumva. Telefoni nazo zaraje, abantu bakajya bahamagarana babashije kuzitunga bagafata gahunda, ariko nanone zimaze kuza washoboraga no guhamagara ukoresheje telefone y'undi muntu ukavuganaho n'umuntu wawe, ibintu byari bitangiye koroha. Murabyibuka hari izo bitaga za tuvugane ndayibuka, washyiragamo igiceri cya 20 ugahita uhamagara umunota, niba atari amasegonda, niba atari umunota. Noneho umuntu afitanye gahunda na sheri we, yibereye mu Gasyata, arashaka ko ngo sheri ngo amusanga hehe? Mu Gasyata. Ashyiramo igiceri cya 20, aratangiye mu guhamagara sheri, network zitangira zipfa. Igihe network zagiye gukundira umutipe, kubera kwihuta cyane kugira ngo amayinite aze gushira, sheri yamaze kumva ikintu bashaka kumubwira, jamese avuga ngo ngo sheri ngo Syata mugasanga ngo Syata hano mugasanga ngo niho ndi. Yes, haje kuza rero aba bagabo bita Elon Musk, haza abantu bita ba Zuckerberg, abazana icyo bita social media. Amashyi menshi kuri aba bagabo badukijije ibintu byinshi. Social media ziraje, turazinjoyinga. Ngewe ndabyibuka natangiye kuririmba nta social media nimwe mbaho usibye message isanzwe ya telefone na call isanzwe ya telefone. Nagiye kuri Facebook muri 2008, nabwo yari maze hafi umwaka ije, ko ntazi ngo ni ibiki, ntazi n'akamaro kabyo. Umugirlfriend wanjye muri icyo gihe niwe wambwiye ati ariko wagiye kuri Facebook, anshyira kuri Facebook ku ngufu nyijyaho. Nicyo gihe natangiye kugira kuri social media, nkajya mubona ari live tugachatinga ibintu nk'ibyo ngibyo. So byaje gukomeza rero bitera imbere. Muri icyo gihe byari ibintu bifasha abantu kuganira cyangwa se communication. Nyuma yaho rero byahise bizamo n'ibindi bintu, haza za Instagram, haza za YouTube, haza ibintu byinshi cyane.
abantu barasabana, isi bayita umudugudu, isi babana ntoya bayita umudugudu. Aba bagabo rero Elon Musk muramuzi, ni umugabo w'umuherwe muri Amerika ukora ibintu byinshi bihambaye by'ikoranabuhanga. Ni umugabo ufite ibyogajuru bikomeye cyane, akaba ari we n'ibyogajuru by'akaba ari byo binafasha n'abasirikari ba Ukraine mu ntambara hariya barimo kurwanamo n'Abarusiya. Ni umugabo umaze gukora ibintu byinshi by'ikoranabuhanga, ufite amamodoka ateye imbere, ufite amatelefone ateye imbere. Ubu noneho yaguze Twitter. Umunyamafaranga yaguze Twitter, amaze kugura Twitter azana amategeko mashyashya ababwira ati ubungubu ngo blue tick muzajya mwishyura. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko ibyo bya Instagram na Facebook bimaze kuza, noneho umuntu yahise atangira guhura n'izindi challenge kuri bino bintu, kuko noneho byahise bihagarara kuba ibintu by'itumanaho gusa, ahubwo biba n'ibintu ushobora gushyiraho ko wariye neza, ushobora gushyiraho ko wambaye neza, ushobora gushyiraho ko uri kumwe n'inshuti zawe ahantu hanaha, noneho ukajya ugapostinga wagiye hanaha, ugapostinga utwaye imodoka nziza, ugapostinga ufite telefone nziza, ugapostinga uri kumwe n'umukobwa mwiza. Ibyo byose upostinga bikagenda bikora mu mitwe y'abandi bantu, nabo bagashaka gupostinga ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga noneho abantu ubuzima bwabo bugiye hehe, bugiye kuri social media. So ubu ngubu rero bigeze naho wenda reka nihute nagira ngo ako ngako tukaganiraho umenye uburyo byari bigoye mbere yaho. So intambara ndimo kuvuga ya Elon Musk na Mark Zuckerberg ni intambara yatangiye uyu mugabo amaze kugura, yakomeye cyane uyu mugabo amaze kugura Twitter. Uyu Elon Musk amaze kugura Twitter, murabyibuka yayizanishije amategeko menshi cyane ibya blue tick. Nyuma yaho aza kuyihindurira izina, ubu ngubu ni X. Ariko nanone kuyihindurira X ntabwo ari byo gusa byahindutse. Buriya Elon Musk ageze muri Twitter yirukanye abakozi benshi cyane, noneho Zuckerberg bakozi bose Twitter yirukanye, Zuckerberg ahita abaha akazi. Mu kubaha akazi ahita launchinga product isa niya Elon Musk, ari product imeze nkaho ije kwica ya X cyangwa se Twitter ya Elon Musk. Elon Musk rero icyo kintu ntabwo yacyakiriye, cyaramubabaje cyane, kiramurya ku mutima. Bivugwa ko uyu munsi abantu bari guhura n'ibibazo by'abahaka kuri Instagram. Ibyo ni ibivugwa, ntabwo ari ibintu biri sire, ariko ni ibivugwa binashoboka cyane. Bivugwa ko uyu Elon Musk ashobora kuba noneho yashoye amafaranga menshi mu guhakinga Instagram, akaba ariyo mpamvu ubu ngubu murimo kubona abantu benshi barimo kubahakinga kuri ku ma Instagram. Ngiye nimo ndabona inshuti zanjye nyinshi turi kuba twavuganye, ejo ngahita mbona yapostinze amamodoka ngo yatomboye, niba ari muri trading n'ibiki, ngahita amenya ko baguhakinze. So rero uyu Elon Musk ngo akaba yashyizeho abantu benshi cyane bahakinga Zuckerberg rero iyo ntambara akomeje kugenda itutumba, ariko urumva ni ibintu biba bibera behind scene. Noneho nyuma yaho baravuga bati kubera iki niba tukareka guhanganira mu mabanki tuvuga ngo ninde ufite amafaranga menshi, ninde wakoze ibihambaye, twese turi abantu barenze, sibyo? Noneho tureke ibyo gukoresha ibindi bintu byo ku ruhande, dukoreshe njyewe nawe tujye muri ringi turwane, turebe ukubita undi. Noneho tumenye ngo ni Twitter cyangwa ni Thread cyangwa ni Instagram na Facebook cyangwa se metaverse. Yes, rero aba bagabo bakaba bamaze igihe barimo kurya umwitozo nk'uko mubibonaho ngaho. Murabona Mark Zuckerberg ari guterura ibyuma, amaze igihe ari kumwe n'abakoci, yaraganguje. Na Elon Musk nawe nuko, nawe imyitozo ayigeze kure. Ibi ni ibintu bitari blague, ni ibintu biri real. Aba bagabo bari gutegura iyi fight, ikaba rero ari imwe muri fight zishobora kuzarebwa cyane, kubona abaherwe ba mbere ku isi barimo gukubitana igipfunsi. Nge ndifuza ko abantu bazagikubitana kabisa kugeza nko kuri ringi ya 20, hahandi nta numwe ubasha kwegura agatoki, nkareba uburyo abana baherwe nabo bumva uburyo igipfunsi kiryana. Ngewe ndashaka ko bazarwana bikaba ringi nyinshi cyane kabisa, bakagera kuri round nk'iya 20 kabisa. Hahandi kabisa umuntu bamukubita ukajya ubona iminwa yabaye ngo yes. Rero aba bagabo bakaba ari abagabo bakomeje kuzana tekinoloji irimo gukura abantu
mu bumuntu bwari busanzwe kudukura muri kamere yacu nk'abantu yari isanzwe, hakabaho abantu amoko abiri atandukanye y'abantu. Kuvuga ngo nawe ukurikiye ikiganiro buriya nakubwira ko urimo babiri. Harimo wowe kamere Imana yaremye, ariko hariho nawe waremwe nawe. Reka mvuge ngo hari undi wowe wiremeye, wo bita wowe uri vaco, wowe wo kuri social media, wo kuri social media. Yes, reka nze mbibasobanurira ibintu kugira ngo mubyumve nuko hari igihe uzabona umuntu muziranye, munasanzwe munavugana kuri social media, yaba Twitter cyangwa X cyangwa se ikaba Instagram n'izindi social media zarizo zose, na Instagram umubona ku mafoto, ubona ibya posting, ubona iki, mukajya muganira cyane, mukaba n'inshuti. Ariko igihe muzahura physically ukaba disappointed, ukabona wa muntu siwe, ukavuga ati se ko ari gatoya, ko ashaje se, yari itukuje, mbese ugasanga hari utuntu twinshi utabonaga, ubonye ari uko muhuye live. Uwo rero ni wo muntu wundi uri naturel, umuntu waremwe n'Imana, utandukanye na wa muntu babrandinze kuri social media, wa muntu w'umubosi, wa muntu uhora mu modoka nziza, wa muntu uhora mu mahoteli, utajya utahiwe. Abantu barapostinga ukagira ngo bibera muri hoteli, ntago bagira iwabo, ukagira ngo kabisa, none wazamubona yicaye nk'iwabo mu rugo, ukabona n'undi muntu utandukanye na wa wundi waruzi. Kubera ko uwuzi ntabwo aba mu rugo, aba mu mahoteli, aba za Dubai, aba hehe, atwara imodoka zirenze, anywa inzoga zirenze. Kandi wenda ugasanga wa muntu uri real, wa muntu uri physical, wa muntu uri naturel Imana yaremye, ugasanga wenda yanaburaye, ugasanga ari kwiguriza 1,000 cyangwa se ari no kugisaba, mu gihe wa wundi uri vaco yatwitse ahantu hahiye, hakongotse. Ibyo rero nibyo aba bagabo batuzaniye, ni nayo si turimo kujyamo. Ikindi, urundi rugero naguha nuko uyu munsi umuntu, anyway, kugira ngo mbabwire ikoranabuhanga rigiye kuza muri ibi bintu, reka mbanze babwire. Uyu munsi umuntu muri kumwe ushobora kumubura muri kumwe, ugashaka umwanya wamuganiriza ukamubura. Kubera iki? Either ari kuri video call, either ari kuri chat n'umuntu w'inshuti ye uri yo hakurya, cyangwa se muri groupe, muri chat y'amagroupe yo hakurya, ukamushaka ukamubura. Ubu ngubu tujya tubibona n'umugabo n'umugore baraza bavuye ku kazi, bagahana ku kabizu, bamara guhana ku kabizu bakareba ibyihutirwa byaho mu rugo, mu gihe ibiryo bitarashya. Wenda umugabo areba televiziyo, c'est normal, umugore nawe ari muri telefone, cyangwa se ari gukurikirana iby'iki. Ariko iyo bagiye kuryama, abantu mukurikiye podcast munyomoze, abantu mukurikiye podcast mufite abagore mumbwire niba mbeshya, iyo mugiye kuryama abenshi, iyo mumaze gutera akabariro, buri wese arahindukira, mugaterana umugongo, buri wese akajya muri telefone yiwe. Ni ibintu byabaye normal, ntabwo byibazaho. Iyo murangizanyije ibyo murangiza, buri wese ahita ahindukira, agahita ajya muri telefone ye, n'undi akajya muri telefone ye. Ni ibintu bisanzwe rwose ibyo ngibyo. Abantu baricara ntibashobora kuganira kubera ko buri wese ari busy muri telefone yiwe, ari muri WhatsApp, ari muri Instagram, ari mu biki. Uyu munsi rero icyo ngiye kuganiraho cya mbere gikomeye cyane kigiye kubaho, ntabwo ari icya mbere, gikomeye cyane kigiye kubaho kuri izi social media dukoresha, nuko zigiye kuzana noneho irindi koranabuhanga rigiye kudukura mu bumuntu kamere. Mu bumuntu kamere noneho uzajya wirirwana n'umuntu umubure burundu. Mugiye kumbaza ngo bimeze bite? Murabibona aho ngaho ku mashusho, ibyo bintu bimeze nka marineti wambara. Niba warabonye filime z'amavatare, bari gukora ikoranabuhanga rimeze nka kuriya, ku buryo uzajya ufata iyo rineti uyambare. Ni rineti ifite n'ama écouteurs, noneho numara kuyambara, umugenzi wawe nawe abifite, iri koranabuhanga rya metaverse bagiye kuzana, ikoranabuhanga rya Mark Zuckerberg. Ariko nanone siwe gusa ugiye kurizana, kuko na Elon Musk nawe ari kudutegurira ibindi bintu by'ibisazi. So metaverse bari gutegura ibiki? Murabona izo écouteurs ziri aho ngaho,
ni ekuteri uzajya wambara, ni ekuteri ariko zikagira na rinete, murabibona. Niba warabonye filime y'Amavatari, iri ni ikoranabuhanga rigiye kutuvana mu bumuntu kamere rikatujyana mu bundi buntu budasanzwe. Uzajya uba uri kumwe n'umuntu mu nzu mushake, noneho apana bya bindi nari ndi kukubwira mu kanya, ubu uzajya umushaka umubure burundu, kubera ko iri koranabuhanga rimeze gute. Ni ukuvuga ngo uzajya wambara iyo headphone ifite na rinete zayo, mugenzi wawe nawe abifite aho ari kuri Instagram yiwe cyangwa se Facebook yiwe. Iri koranabuhanga rya metaverse niryo ndi kuvugaho, kuko ni koranabuhanga byamaze kwemezwa ko rizasohoka, menya baranalitestinze. Noneho umugenzi wawe nawe ayambaye ya headphone na rinete, uzaba ushobora kumubwira uti sheri, niba ari sheri wawe uzaba ushobora kumubwira uti sheri, tujye gutembera mu butayu bw'i Dubai, cyangwa se tujye kunywera ka cyayi muri resitora irenze y'i Dubai, cyangwa se yo muri Amerika, cyangwa se ya hehe. Ako kanya muzahita mugenda munyuze muri za headphone zanyu nyine, muzahita mugenda mwicare muri iyo resitora, muganire, umureba nawe akureba, mutembere mu butayu, mutembere mu busitani, mutembere New York, mutembere he, ahantu hose muzashaka. Ubu ngubu mbara ko kuba iri koranabuhanga ritaragera hanze, baracyarimo kurundamo ayo makuru yose, kugira ngo utazashaka kujya mu biryogo ugasanga nta biryogo bihari. Washaka kuza Kanserege uvuga uti sheri twitembera ariko tujye Kanserege, ugasanga Kanserege ntayirimo. Rero ubu ngubu numva ko ari byo bintu bari kurundamo, ariko mwibaze namwe igihe ibyo bintu bizaba bimaze kugera ku isoko, ni ibintu bizadukuramo ubumuntu kamere. Twebwe abahanzi rero bizaba bimeze bite? Nzaba nshobora gufata stage nkayisetinga hano mu nzu yanjye, noneho ngacuruza amatike kuri metaverse, ni ukuvuga ngo Facebook cyangwa Instagram. Abantu bazagura ayo matike bazaba bafite code yo kwatendinga show. Ni ukuvuga ngo show nigera igiye gutangira, wowe uzashyiramo izo ekuteri na ziriya rinete, ukande hariya, noneho bahite bakwinjiza muri concert. Nanjye aho ndi nzaba natangiye gucuranga, namwe mutangire murebe concert. Ahantu mushobora kuvuga ati ntago byaryoha kubera ko tuba turi buhure n'abajama n'ibiki. Ahantu bizaryohera rero ni hehe? Ni hano. Mwumve neza. Ni ukuvuga ngo niba inshuti yanjye Claude yagiye muri iyo show, ndamubona. Niba nawe waje muri show, ndakubona, nawe urambona, turabasha kurebana. Niba baguhaye code ukaza muri show, hari isura yawe ya wowe uri virtuel izajya ihita izaho ngaho, nanjye nkayibona, nkabona ko ndi kukureba uri no kubyina uri muri show. Abantu bose ukabona, abantu bose buze, umuntu wese uzajya ubufite iyo code uzajya ubasha kumubona uri muri iyo concert. Bikugabanyiriza iki? Bikugabanyiriza wa mwanya wataga ujya mu bintu bya fashion, ujya ngo kudefiriza, ujya kugira gute, ibyo byose usange ubyenjoyinze wibereye hehe? Mu rugo iwanyu mu cyumba cyawe. None hibaza umuntu mubana mu rugo, igihe uzaba wagiye muri show, igihe uzaba wagiye muri vacances i Dubai, igihe uzaba wagiye gushopinga cyangwa se kugira gute, ibintu birasekeje. Ariko nyine urumva mu rugo ntago bazajya bakubona, habe na gato. Rero aba bagabo ngewe nkaba ntegereje igipfunsi cyabo. Wowe ukurikiye iyi podcast, tubwire, ari Elon Musk na Zuckerberg, urafana nde? Ninde ushyigikiye? urafana nde? Ngewe ndaza kubanza ndebe comment, nimara kureba comment nibwo nzahitamo uwo mfana. Gusa abagabo ndashaka ko bajombana igipfunsi cya mama yake, umva, iminwa ikagera hano, amaso bese bya bindi mujya mubona ku bantu bakubiswe kabisa, bimwe bya danger. Reka mbashyiremo ifoto y'umuntu wakubiswe murebe. Iyo ngiyo ndashaka ko abagabo bakubiswe bigeze aho ngaho. Amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka Waka Podcast.